Mwaramutse. Kuwa mbere si umunsi wo kwinubira imirimo, ni amahirwe yo kongera kugerageza. Ibyumweru birashira, ariko inzozi ntizishira keretse tubiretse. Niba icyumweru gishize cyaragukomereye, menya ko kudacika intege ari intsinzi ubwabyo. Ntugomba gukora byose uyu munsi. Tangira intambwe imwe gusa. Niyo yaba nto, iracyari intambwe ijya imbere. Ibuka ko nta muntu utsinda buri gihe, ariko abatsinda ni abemera guhaguruka buri gihe. Icyo ufite uyu munsi, ubwenge, ubushobozi n'ubuzima, birahagije kugira ngo utangire. Kuri uyu wa mbere, hitamo kuba mwiza kurushaho, hitamo kwigira ku makosa, hitamo kutirekura ku ntego zawe. Icyumweru gishya, amahirwe mashya n'intsinzi nshya biragutegereje. Ihangane, komera, kandi wizere ko bishoboka. Ni intangiriro nshya. Ku bantu benshi, umunsi wo kuwa mbere uza wuzuye umunaniro n'impungenge z'ibyo tutagezeho icyumweru cyashize. Ariko ndagira ngo uyu munsi tuwurebere mu yindi ndorerwamo nk'amahirwe mashya yo kongera kubaka ejo hazaza hacu. Icyumweru gishize hari abageze ku ntego zabo, abandi ntibazigezeho. Hari abishimye, abandi bacitse intege. Ariko ikintu kimwe kiduhuriza hamwe twese ni uko turi hano uyu munsi. Kuba turi hano bisobanuye ko tutaratsindwa, bisobanuye ko tugifite amahitamo, amahirwe n'ubushobozi bwo gukomeza urugendo. Akenshi dutinya gutangira kubera ko dutekereza ko tugomba kuba twiteguye neza, dufite byose byuzuye. Ariko kuri ni uku, nta muntu n'umwe utangira yiteguye 100%. Gusa abatsinda ni abemeye gutangira nubwo batari bafite ibisubizo byose. Intambwe imwe ushobora gutera uyu munsi iruta inzozi 100 udashyira mu bikorwa. Kuri uyu wa mbere ndagira ngo twiyemeze ibintu 3 by'ingenzi. Icya mbere, kutagereranya urugendo rwacu n'urw'abandi. Buri wese afite igihe cye, intambwe ze n'amasomo ye. Icya kabiri, kwemera amakosa yacu ariko ntituyagumemo. Amakosa ni ishuri, si gereza. Icya gatatu, kwizera ko impinduka nto dukora uyu munsi ishobora kuvamo intsinzi nini ejo hazaza. Niba wumva unaniwe, menya ko kunanirwa bidakuraho agaciro kawe. Niba waraguye, menya ko guhaguruka ari bwo butwari nyabwo. Ntugomba kwihuta kurusha abandi, icyo ukeneye ni ugukomeza imbere niyo byagenda gahoro. Uyu munsi fata icyemezo kimwe gusa. Gukorana umutima wose ibyo uri gukora, gutanga ibyiza byawe aho uri, no kutarekura inzozi zawe. Icyumweru gishya ni urugendo rutangirwa n'intambwe ya mbere. Izere, ihangane kandi ukomere, ibyiza biri imbere biracyagutegereje. Uyu wa mbere si umutwaro, ni impano. Ugire umunsi mwiza.